turanezerewe cyane turanejeje umwami uza kuvuga ubutumwa Imana ibahe umugisha kampagurutse abayobozi bakora inshuti z'umwami bahagurutse nimba mwakwigira hino muri muntu akavuga icyiciro cye byaba byiza cyane mwihuza. Haleluya. Yesu tumari bari meranse. Ndi vice president wakora inshuti z'Imana Yesu. Yesu aduhana umugisha. Chongozi wali mwete. Yesu ashimwe. Haleluya. Murakoze cyane. Amazina y'inde kora bishimwe. Yende kora bana wabo. Yitwa Uramo Fabrice abantu umwanditsi wakoranye inshuti z'Umwami Yesu. Wakira umunyamasengesho. Haleluya. Amen. Haleluya. Nitwa Mazimaka Patrice abashirwa amasengesho muri korali inshuti z'Umwami Yesu. Imana iduhane. Haleluya. Nitwa Xavier Dusenge inshuti terambere muri korali inshuti z'Umwami Yesu aduhane umugisha. Nawe bivuge. Yesu ashimwe. Nitwa Kanzere Brigitte nshinzwe imibereho myiza y'abayobozi. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Mukuru Pierre nkaba ndi umugenzuzi wa korali. Yesu ashimwe. Nitwa Tuyishime Jeanne Chantier nanjye ndi umugenzuzi. Abandi bayobozi b'abayobozi Tubatungirira tubasabe umugisha w'Imana. Imana iri butereme kandi mukomereze amaboko mu izina rya Yesu. korali yose ihaguruke. Iyi ni korali inshuti z'umwami kabiri gatatu. Ntabwo twaje twenyine dufite inshuti abafatanyabikorwa ba korali nabo nibahaguruke badusohoze. Mutere haleluya kabiri gatatu.